ari ubwa mbere ubonye video zacu, bya byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere kuri video nziza atuba twaguteguriye gatanu kuri gatanu. Tukaba atugiye kubagezaho uburyo butanu umusore yakoresha kugira ngo umukobwa atinya w'ikizungerezi abashe kumwegukana bita amugoye. Umvishe iyi nkuru agukomeza kuyumva, dukurikire mpaka irangiye uyisangize n'inshuti zawe. Ikaze. Akenshi hari abahungu babona ubwiza bw'umukobwa bakibwira ko kumugeraho bisaba ingufu z'umurengera, ahanini iziyobowe n'amafaranga, nk'uko abenshi ariko bibeshya ko amafaranga ari ibyose. Ariko abahanga bakaba bagaragaza uburyo wamwiyegurira utiriwe wivuna cyangwa se ngo wigore. Bityo rero kuba wamubona ukamutinya ntibivuze ko wakurayo amaso ngo uvuge ko ataba umugore wawe. None rero umusore, shira ubwoba ugerageze amahirwe yawe wirengagije ubwize uburanga bwe. Urebe niba utazamwegukana kandi imbere waramubonaga ukumva ukutse umutima, yewe no guhura nawe kubera ubwiza bwe bikaba ari nk'ikizamini gikomeye. Izi zikaba ari inzira eshanu ushobora kwifashisha asigaye bikarangira uyu mukobwa w'ikizungerezi watinyaga umwegukanye akaba umufasha wawe. Nyaboneka gerageza ube umusirimu. Kwigira ikinyabari cyangwa se gukora ibintu udasirimutse cyangwa se udashizemo ubusirimu ntago byatuma ubasha kwegukana uyu umukobwa wifuza. Gerageza ube umusirimu, gerageza wiyubahishe, yewe ukore n'ibindi bintu byishimirwa, ariko ubikore no kubera abandi bakubona. Bityo rero kuba umuntu wiyubashye nirwo urufunguzo ruzatuma uyu mukobwa akugirira icyizere. Ku mwanya wa kabiri, kugira ibitekerezo bifite ireme. Gerageza ugire ibitekerezo bifite ireme, asigaye ube intangarugero. Ibi nabyo bizagufasha kuba wakwegukana uyu mukobwa ku buryo bworoshye. Twihuse reka tunyarukire ku mwanya wa gatatu. Buri gihe gerageza kuba aho ari. Singusabye ngo umugende inyuma cyangwa ngo umucunge. Gerageza umufashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi ube aho ari kugira ngo byoroshye. Kugira uburyo bwiza bwo gushimisha umuntu, ibi nabyo bizaba urufunguzo rwo kuba wegukana uyu mukobwa watinyaga. Abakobwa ni abantu bakunda abantu cyangwa se bakunda abasore batuma abaseka cyangwa bakishima. Kuba ufite uburyo bwo gushimisha cyangwa se kwigarurira ukoresheje amarangamutima y'uwo muntu, muri make kumushimisha, bizatuma umwigarurira ku buryo bworoshye, kuko arajya akumbura ibyo wamukoreraga. Niyumva mutari kumwe yumve afite irungu, asigaye yumve agushaka iruhande rwe. Gerageza ntukizeze umukobwa ibyo udafitiye ubushobozi. Wa kane, nubwo bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi, ariko uku nguku siko kuri, kuko abakobwa bamenye gushishoza.
mubwize ukuri niba ari ukwemera akwemerere ukuri, niba ari ukwanga akwangire ukuri, kugira ngo agukundire ukutari, kuko n'ubundi niyo yagukunda kubera ko wamubeshye. Ndakurahiye ntabwo mwamarana igihe. Kwigirira icyizere, urumva ko muri make iyi ngingo nayo yagufasha kuba wakwegukana uwo mukobwa ufata nk'igitangaza. Gerageza wigirire icyizere, asigaye urebe ngura mwegukana. Icyizere kirarema. Twihuse Erika atunyarukire wa nyuma. Shakisha ikintu ukimushimisha. Burya abakobwa bakunda abahungu babashimisha. Urumva ko muri make wowe menya ikintu akunda, asigaye ukimushakire cyane, asigaye urebe ngo urigarurira umutima we kakahava. Hasta la vista.